turabasuhuje kandi tubahaye ikaze hano mu rubuga rw'imikino kuri TV2. Ubwo murabyumva yuko ari TV2 Sport. Tuje mu makuru y'imikino, amakuru utasanga handi keretse hano kuri televiziyo ya kabiri cyangwa se TV2. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa reka nawe atwibwire kugira ngo dukomezanye mu kiganiro. Murakoze cyane. Ni ibisanzwe ni wa mukunzi wanyu umunyamakuru Robert akabaje mu ishami ry'amakuru ya siporo. Murabibona ko yaje ari umusportif wa nyawe. Ndabona wambaye Arsenal. Yego, nambaye Arsenal. Turakishimira champion twatwaye. Murishimira champion, ariko mubabaye ku bwa Champions League yabaciye mu myanya y'intoki. Nibyo, nango byose ko umuntu abyifuza ntabwo uko bicamo. Kimwe kiraza ikindi kikabura. Abantu turabakiriye hano muri TV2 Sport. Abari muri Kigali, abari muri zintara zikikije umujyi wa Kigali, ubwo ndavuga amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba n'iburengerazuba, bose turabasuhuje kandi tubahaye ikaze hano kuri TV2 Sport. Robert, turagira ngo utunyuriremo zimwe mu ncamake. Tugiye kuganira kuri equipe ya Rayon Sport. Mu ikipe ya Rayon Sport tuyinjiramo bagira incamake. Ikipe ya Sport irimo amakuru ajyanye na transfer, ajyanye n'igura n'igurisha. Robert, wari urimo kutubwira kuri equipe ya Rayon Sport. Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Mu ikipe ya Rayon Sport rero amakuru arimo ajyanye n'igura n'igurishwa. Hari abadefanseri binjiye muri phase retour. Bayita phase retour. Muri phase retour. Harimo abadefanseri bayobowe na kapiteni w'umusenegale Dianny hamwe n'uwitwa. Ariko abo ngabo ntabwo bakirimo. Ntabwo bakirimo nyine. Umweyo wanyuzemo. Bayihozemo, sibyo? Bayozemo umweyo wanyuzemo. Umweyo wanyuzemo, ariko harimo wenda abari bagifitemo umumaro. Nkabahe? Ako iki kintu Rayon Sport yakoze cyo gufata abakinnyi bose b'abadefanseri gakubura ikanaga hanze. Ibi bintu ubona ko nta ngaruka bizagira kuri equipe ya Rayon Sport? Nibyo, ingaruka zo ntabwo zabura. Twaje gusanga hari umuvugizi Gakwaya Olivier avuga ko impamvu ngo bashobora kuba birukanwa batigeze bongererwa amasezerano, sibyo? Baba barananiranwe se na equipe? Cyane, nabwo birashoboka bitewe na kontara zabo n'amagusinya amasezerano. Ese baba baraciye amafaranga menshi equipe ya Rayon Sport, akaba ariyo mpamvu Rayon Sport yahisemo gutandukana n'aba bakinnyi. Nabyo dushingiye ku bukungu bwa equipe ya Rayon Sport, sibyo? Ikipe ya Rayon Sport birazi ko ni ikipe ikomeye. Bayisenge Emel ejo bundi yakoze agashya yimana Rayon Sport. Twari twavuze ngo ahari uko twebwe twabibonaga nk'abakunzi ba equipe cyangwa se abafana barebera ku ruhande, twaravugaga ngo iyi equipe ya Rayon Sport igomba guhita imusinyisha, imuha amasezerano byihuse, kubera kiriya gitego yakuyemo igihe Rayon Sport yakinaga na equipe ya Kiyovu Sport. Yego, kuko iyo Kiyovu iza kwinjiza kiriya gitego tukanganya, Rayon Sport ntago yari kuba yemerewe gusohokera igihugu, nta nubwo yari gukina Sekafa Kagame Cup. Ntabwo byari gukunda kuko kiriya gitego Emel Bayisenge yakuyemo ni igitego cyafashije runini ikipe ya Rayon Sport. Ati gute niramuka ikinjiza kiriya gitego Kiyovu
bari kureba uko banganye n'imikino bahuje n'ibitego, amanota barayanganyaga ahubwo bari guhita bareba ibitego. hariya rero Kiyovu yari imbere cyane, ibitego yabirushaga Rayon Sport. noneho mu ubuyobozi bazadushuke natwe nk'abatanga cyane nk'abanyamakuru batangire ngo bishuke ngo ikipe ya Sport bagire batangire babeshya abafana ngo ikipe ngirakomeye. Niba Rayon Sport igiye guhindagurika kwa nabi batangiye kuzana abakinnyi bo mu cyiciro cya kabiri. Nibyo umva, niba ufashe abakinnyi urumva b'inkingi bakomeye nyine babita inkingi ya mwamba cyane. Wabonye ejo muri Scott turi kumwe kuri stade turimo tureba match ya Rayon Sport. Turimo kuvuga ko ekipe ya APR igihe yakinaga na Rayon Sport kuri Peace Cup. Yego warabibonye. Ngewe nyo nice muri stade, ngewe hari abakinnyi nkunda kwitegereza cyane, ubu bareba ndeba cyane bona nakuhana n'abakinnyi bagize amanota n'abatagize amanota. Ariko iyi defense ya Rayon Sport yagize amanota nge nayo nka 80%. 80%. Kuko Gakwaya Olivier ejo bundi yatanze televiziyo avuga ko ikipe abantu ba defenseur ngo bareyo abantu bose nyine abantu yakojejemo mweyo ngo hari Dianny, Emel Bayisenge na Chimanga Chirembe batatu bose bahise babasezerera. None se hari uwundi mu defenseur urusha Dianny abaho muri Rayon Sport? Ariko nundi kuvuga ngo nimba kuko ntabwo bigeze babongera amasezerano, baracyari mu bindi biganiro byo kugira ngo bongeremo abandi ba defenseur, ariko nge nango nabyishimira. Ati gute turagira ngo uduhe urutonde rw'abakinnyi ba Rayon Sport bose yirukanye abakinnyi bose Rayon Sport yakubuye kavuga ati mwebwe ntago tukibakeneye. Reka nkwereke ikiza tubwire n'abakunzi bacu badukurikiye, abantu bakurikiye hano televiziyo ya kabiri cyangwa se TV2 urumva, cyane cyane n'abanyamakuru bagenzi bacu, inkuru barimo baribandaho no ku ba defenseur batatu, Dianny wa Rayon Sport Gakwaya Olivier. Ejo bundi yaravuze ati muri bara defenseur bose ngibitego Rayon Sport yagitsindwa, aba defenseur ngo nibo babifitemo nguruhare. Ati gute yatsinzwe bingahe muri phase retour? Rayon Sport yaravuze ati impamvu ino defenseur ya Rayon Sport impamvu ngo igiye guhinduka, ngo ikibazo ngo kirimo ngo aba defenseur ngo bahari ngo nawe urimo ngo ukinisha amaguru yombi ubumoso. Ukibaza ati se ejo bundi Rayon Sport ikina na Kiyovu, wabonye igitego Emel Bayisenge yakuyemo yasevinze cyane igitego cy'urupfu papa. Noneho ngewe nasubiza amaso nyuma nabanza nkareba kuntu narebye match ya Rayon na APR kuri Peace Cup ari mu mahoro, ndeba urwego nuza ariho uyu mugabo witwa Chimanga Chirembe yagize match nziza, yafashe umugabo witwa Ganuza William Mutogwi n'usubyange we yakinye neza, byagera kuri Emel Bayisenge nibwo wenda bakina ku myanya imwe bo na Chimanga. N'abakinyi bakagombye kuba barongera amasezerano. Ati gute kuko Rayon Sport iritegura ejo bundi iritegura Sekafa Kagame Cup izabera mu Rwanda, kandi izabarimo amakipe akomeye, harimo ino APR igifite babakinnyi babakimenyeranye, harimo ni equipe yo muri Sudani Al Hilal. Urajya kuzana abakinnyi bakiri bashyashya, uzajya uhora mu bintu bishya. Ubwo ejo bundi ndagira ngo mbatangarize ko Rayon Sport nireba nabi izajya ibirya. Oya kubirya byo kuko nimba Rayon Sport abona ubuyobozi buriho bukoza amakosa atana, kuko urakagira abakinnyi nibara bazanye imbogo i Kigali.